asifiwe. Amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu anezeza umutima. Amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu yururutsa umutima. Amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu akiza indwara zananiranye. Amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu akura umuntu mumva akongera akaba muzima. Oh my God, hallelujah. Ndibuka hari umuntu umwe nabanye nawe yararwaye cyane, arwaye sida, noneho ararwara araremba, agera igihe agera ku kaburembe agiye gupfa. Bene se bamuvaho, abavandimwe bamuvaho, yewe nsigarana nawe kandi nta n'icyo napfanaga nawe, nuko yari inshuti twabanaga ahantu runaka. Igihe kimwe umuntu w'Imana ari mu rusengero arimo gusenga no kubwiriza ubutumwa nk'ubu ngubu ndimo kubwiriza, arahishurirwa, aravuga ati mu rugo rw'umuntu runaka hari umurwayi urwaye kandi urembye, kandi uyu murwayi urembye bene se bamuvuyeho n'abavandimwe bamuvuyeho, barinze kujya kumushyingura. Umukozi w'Imana arahishurirwa, aravuga ati uwo muntu ntabwo azapfa, ati ahubwo muzamunzanire kuwa kane, tuzaba turi mu bihe byo gusenga, nzasengana nawe kandi ubuzima bwe buzakira. Ndagira nkubwire ngo iyo message yatambutse muri uwo mwanya, kuko hari ibihumbi by'abantu benshi bari bateranira aho ngaho, buri wese yari afite case ishaka gusa n'iyo ngiyo. Bageze mu rugo, buri wese aravuga ati ahari n'umurwayi wanjye bavuze, abandi baravuga ngo ahari n'umurwayi wanjye bavuze, abandi baravuga ngo ahari wenda n'umurwayi wanjye bavuze. Noneho wa nshuti yanjye hari umuturanyi wari umufitiye agahinda uwo murwayi twari turi kumwe, noneho aramwizerera, aravuga ati iyi message byanze bikunze ni ya runaka. Bigeze kuwa kane wa murwayi wacu baramufata. Hembuka Voice TV. Shalom shalom bakunzi ba Hembuka Voice TV, nongeye kubifuriza ibihe byiza, ndabashuhuje kandi ndabahobereye cyane aho muri mwese mu bice bitandukanye by'isi yacu bitewe n'umugabane urimo. Mwifurije kugubwa neza, mwifurije amahoro y'Imana. Imana ibane namwe, Imana y'umugisha imirimo y'amaboko yanyu, Imana yagure urubyaro rwanyu, Imana ibahe umugisha y'amajya n'amaza. Abahinzi Imana ibateze imbere, aborozi Imana ibafashe bahe gusarura neza. Umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe, imbaraga z'Imana zikomeze kubatwikira. Ndabakunda kandi nishima kubana namwe, kandi namwe mukomeje kugenda mugaragariza ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha cyane, n'undi mwanya mwiza Imana duhaye kugira ngo dukomeze kuganira amagambo meza, amagambo y'Imana, kandi nzi neza ko akomeza kudufasha amagambo, kuko ndabibona muri comments, ndabibona mubimbwira rwose. Ndagira ngo ikigufashije gisangiza undi, n'abagisangiza undi, ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi, abantu bakira amahoro mu mitima yabo, bakire ubukiro, bakire ubuzima. Ndagira ngo mbere yuko nije mu ijambo ry'Imana ndirimba agatero kagufi k'indirimbo tuzi mu Kinyarwanda, hanyuma mbonereho gusenga twinjira mu ijambo ry'Imana. Ni indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza, turi imbere y'igitero kimwe cyangwa kimwe bibiri, nitwanza dusenge. Iravuga ngo Ahimana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, nami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera
mwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye umwanya mwiza duhaye kuba turi amahoro, ndagushimiye umwanya mwiza duhaye kuba tugize ibihe byo kugira ngo Data tugire igihe cyo kuba twumva ijambo ryawe, ugiye kutugaburira mu buryo bw'umwuka, ugiye kutwitaho no kutuzanira intungamwuka iturutse kuri wowe mwami kubw'imbaraga z'ijambo ryawe. Ndasengera no mwanya w'umugisha abateze amatwi bose bahumugisha, kandi ndasenya Satani kirogo ya Sekibi wahagurutse kwiba ijambo no kurisenya kugira ngo atsindwe mu izina rya Yesu. Satani uhagutse kwiba imbuto ibibwa mu butaka bwiza ariyo mitima y'abantu asenyuke mu izina rya Yesu, ahubwo Mana imbuto uyikuze uyikomeze, imbuto nzima kandi zana umusaruro mwiza. Ngaho nyobora, ngaho bana baraduteza amatwi bose, ubwiza bw'Imana batwikire, n'umwuka w'Imana akomeze kutubura muri byose. Mana nsabye nizeye ko wumva gusenga kandi ubanye natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen amen. Murakoze, ndagira ngo twihuse dufungure Bibiliya zacu, tugiye gusoma mirongo itari myinshi mu gitabo cya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 5. Umurongo turasoma uwa mbere, uwa kabiri, turageza ku murongo wa 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 5, umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 7. Reka dusome. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yinjira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kumutsuraho hato ngo bave ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri ujugunye inshundura murobe. 5. Simoni aramubaza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. 7. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Twese tuvuge ngo amen amen. Ndagira ngo tuvuge ijambo rigufi, turahina no magambo, ariko ijambo tugiye kuvuga no kuvuga ngo injira imuhengeri. Mwibuke ikiganiro cyacu gikuru kiri ku ijambo ryitwa hembuka. Muri hembuka dufitemo ibice bitandukanye tuzagira tuganiriramo. Nabasezeranije ko
tuzagira n'abantu batandukanye tuzatumira bakajya baza bakatuganiriza mu buryo butandukanye, kuko umuntu yumva mu buryo burenga butanu. Ubwo buryo burenga butanu umuntu yumviramo harimo ijambo ry'Imana ryumvikana, harimo indirimbo, harimo ubuhamya, harimo n'ibindi. Niko tuzashobora kuzana abantu kugira ngo badufashe, kugira ngo umuntu abashe gusanga aho hari afashwe n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turacyakomeje kuganira twumva ijambo ry'Imana, nubwo tuza kugenda shyiramo n'indirimbo kuko Imana igenda ituyobora kugira ngo ijambo Imana duhaye kuri uno munsi rishobore kumvikana. Turaganira ijambo rivuga ngo gimuhengeri. Tusomye inkuru za Yesu aho yari ari ku nyanja yiga Nazareti, nkuko Bibiliya itubwiye ngo asanga hari abigishwa benshi, abigishwa Petero na bagenzi be bari mu kazi ko kuroba amafi, ariko ko bakoze akazi n'imbaraga, ko bakoze akazi ijoro, ko bakoze akazi n'ubwenge bwabo ko kuroba aya mafi, Yesu yasanze aya mafi batarayabona, ku buryo ngo bari bananiwe, bari ku nkombe y'uruzi barimo kumesa za shundura zabo. Yesu ababonye arababwira ati nimugize hino ubwato bwanyu, nimwigize hino inshundura zanyu. Bwana sifiwe. Hari ibyo dukora byinshi, hari ubuzima butandukanye tubayemo, hari ibyo duciyemo bitari bimwe, dukoresha imbaraga nyinshi, dukoresha ubwenge bwinshi, ku buryo stroke zimaze gutera benshi, ku buryo umunaniro umaze gutera benshi barapfa mu mazaganya, bamwe bagatekereza n'uburozi, abandi bagatekereza n'imivumo mu muryango. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe mu buzima turimo bituma tunanirwa cyane, aho umuntu aryama ntashobore kubyuka, aho umuntu agenda ntashobore kugaruka, aho abantu usanga bari mu modoka bagaramye basinziriye, byarangiye. Biragereranywa n'akazi Petero na bagenzi be bakoraga ko kuroba amafi, ngo bakoresheje imbaraga zabo nyinshi, baraye amajoro ntibagira icyo babona. Ni ukuvuga mu yandi magambo, bari bageze ahantu bacika intege, bari bageze ahantu bananirwa, bari bageze ahantu basuhuza umutima, bari bageze ahantu bumva nta gisubizo barimo kubona mu byo barimo gukora. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe wacitse intege, igihe wageze ku munota wa nyuma, igihe wananiwe, igihe wumva byarangiye, igihe wabuze igisubizo, ntiwihitemo kwiyahura, ntiwihitemo kwikuraho ku isi, ahubwo ndagira ngo nkwibutse ngo nicyo gihe cyo Yesu agaragarira, nicyo gihe cyo kuza kwa Yesu, nicyo gihe cyo kwakira ubundi butabazi, nicyo gihe cyo kwakira izindi mbaraga. Imana ni iki? Imana ni imbaraga ziri hejuru y'imbaraga z'umuntu. Imana ni imbaraga ziri hejuru y'ubwenge bw'umuntu. Hahandi wananiriwe, hahandi wabuze igisubizo, hahandi warize ukabura uguhoza no guhanagura, hahandi warebye imbere kareba inyuma, hahandi warebye ku ruhande, hahandi warebye mu muryango ukabona ko nta gisubizo gihari, hari izindi mbaraga zihari, arizo mbaraga za Yesu. Ibuka ngo ababigishwa bakoze imirimo yo kuroba amafi kugira ngo batunge imiryango yabo, bakora iminsi myinshi, bakora ijoro, kuko akazi ko kuroba bakakoraga nijoro. Ariko bari bageze ahantu bananirwa, bajya ku nkengero y'uruzi, bajya kumesa inshundura zabo. Ngo aho nibwo Yesu yatungutse arababwira ati nimwigize hino ubwato bwanyu. Ngo babwigiza hino, yicara ku bwato bwa Simoni, hanyuma bwicayemo ngo atangira kubwiriza ijambo ry'Imana. Atangiye kubwiriza ijambo ry'Imana, bareka ibyo bakoraga baza kumva ubutumwa bwiza Yesu Kristo arimo kubwiriza. Ndagira ngo ngire ikintu nkubwira. Hari amagambo urara wumva, hari igihe kirara ijoro n'amanywa, hari amagambo wirirwa wumva. Rimwe na rimwe ayo magambo si meza, nayababaza umutima, nayagusubiza inyuma, nayaguca intege, nayatuma urara amajoro, nayatuma ubabara, nayatuma uboroga, nayatuma udafite ibyishimo, nayatuma udafite umunezero. Ariko reka nkubwire, hari ayandi magambo dukeneye kumva, kandi yahishuwe imyaka irenga 2000 ishize. Yesu Kristo niwe ufite ijambo ryonyine ryakiza umutima wawe. Yesu Kristo niwe ufite ijambo ryonyine ryahumuriza ubuzima bwawe. Yesu Kristo niwe ufite ijambo ryonyine ryururutsa umutima wawe, hahandi wasuhuzaga umutima, hahandi wananiriwe.
Yesu afite igisubizo ku buzima bwawe. Kandi Yesu tuvuga ntuzamubona yaje atya n'ibirenge live physically ngo aze ahure nawe, ahubwo Yesu aca mu bantu, aca mu bavuga butumwa, aca mu bakozi b'Imana, aca muri shekana y'ibyo yaremye kugira ngo abashe guhura n'abantu b'Imana. Niki nshaka kukubwira? Ndashaka kugusubizamo intege, ndashaka kuguhumuriza yuko ibyo wumva siko kuri, yuko ibigukikije atari ko kuri, yuko ukuzengurutse atari ko kuri. Hari ukundi kuri guhari twirengagiza, tudashaka guha umwanya, tudashaka guha agaciro, tudashaka gutekerezaho, ariko uko kuri kwarahishuriwe kw'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Umwana w'umuntu yavuga amagambo ari mu bwenge bwe nk'umuntu ufite ibyo yabonye, ufite icyo gushakaho, ufite icyo yagutumweho, ariko n'amagambo y'umuntu. Isi iravuga kuri YouTube, ngubu turi kuri YouTube hasigaye hari inkuru z'ibihuha, aho titire yandikwa kuri YouTube iyo ugiye gufungura sizo nkuru usangamo imbere. Kubera iki? Business ziri mu rwego rwo hejuru, ububeshyi buri mu rwego rwo hejuru, bishaka kuvuga ngo ibyo dushyizeho umutima, ibyo dushyizeho ubwenge, ibyo dushyizeho umwanya si cyo gisubizo cya nyuma cy'ubuzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire ngo hari irindi jwi rivuga, ndagira ngo nkubwire ngo hari andi magambo meza ukeneye ku buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo hari andi magambo y'ihumure ukeneye guhumuriza ubuzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo hari andi magambo agusubizamo intege urindiriye kugira ngo wumve. Kandi nta wundi munsi, nta yindi saha niwagirirwa amahirwe kumva ubu butumwa bwiza, udateganya ngo nubwa runaka na runaka, wowe nyiri kubwumva ni ubutumwa bwawe, niwemere ukabwakira, burakingura umutima wawe, burakiza ubuzima bwawe, burakiza n'ubugingo bwawe. Ngo abigishwa bishimiye kumva batije Yesu ubwato bakoreragaho, ngo abwicaraho atangira kwigisha ijambo ry'Imana. Baryoherwa n'ijambo Yesu yabwirizaga, baryoherwa n'amagambo yaturukaga mu kanwa ka Yesu. Hoho, Bwana sifiwe. Amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu anezeza umutima, amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu yururutsa umutima, amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu akiza indwara zananiranye, amagambo aturuka mu kanwa ka Yesu akura umuntu mumva akongera akaba muzima. Oh my God, hallelujah. Ndibuka hari umuntu umwe nabanye nawe yararwaye cyane, arwaye sida, noneho ararwara araremba, agera igihe agera ku kaburembe agiye gupfa. Bene se bamuvaho, abavandimwe bamuvaho, yewe nsigarana nawe, kandi nta n'icyo napfanaga nawe, nuko yari inshuti twabanaga ahantu runaka. Noneho igihe kimwe umuntu w'Imana ari mu rusengero arimo gusenga no kubwiriza ubutumwa nk'ubu ngubu ndimo kubwiriza, arahishurirwa, aravuga ati mu rugo rw'umuntu runaka hari umurwayi urwaye kandi urembye, kandi uyu murwayi urwaye urembye bene se bamuvuyeho n'abavandimwe bamuvuyeho, barinze kujya kumushyingura. Umukozi w'Imana arahishurirwa, aravuga ati uwo muntu ntabwo azapfa, ati ahubwo muzamunzanire kuwa kane, tuzaba turi mu bihe byo gusenga, nzasengana nawe kandi ubuzima bwe buzakira. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo message yatambutse muri uwo mwanya, kuko hari ibihumbi by'abantu benshi bari bateranira aho ngaho, buri wese yari afite case ishaka gusa n'iyo ngiyo. Bageze mu rugo, buri wese aravuga ati ahari n'umurwayi wanjye bavuze, abandi baravuga ngo ahari n'umurwayi wanjye bavuze, abandi baravuga ngo ahari wene n'umurwayi wanjye bavuze. Noneho wa nshuti yanjye hari umuturanyi wari umufitiye agahinda uwo murwayi twari turi kumwe, noneho aramwizerera, aravuga ati iyi message byanze bikunze ni ya runaka. Bigeze kuwa kane, wa murwayi wacu baramufata bamutwara mu rusengero aho abantu basengeraga, ntabwo ari icyumba cy'amasengesho, mu rusengero aho abantu basengeraga, umukozi w'Imana arahishuriwe. Noneho si we wenyine waje, haje n'abandi barwayi benshi n'abafite ibibazo bitandukanye benshi, bateraniye aho ngaho. Igihe cyo gusenga no guhishurirwa rya jambo umukozi w'Imana kigeze, aravuga ati nimuzane wa murwayi. Utuye Kacyiru azana umurwayi we, utuye Gikondo azana umurwayi we, utuye Remera azana umurwayi we, utuye Nyamirambo azana umurwayi we, utuye Rwamagana azana umurwayi we, utuye Gatsibo azana umurwayi we, utuye Rubavu azana umurwayi we. Abantu bumvise ubwo butumwa bazana abarwayi benshi barengaga 100 bari bari aho ngaho. Ariko reka nkubwire, umukozi w'Imana atangiye gusenga, yagira kuri umwe akavuga ati siwe Imana yambwiye, yagira kundi akasanga atari Imana yamuvuze, yagira kundi agasanga atari Imana yavuze. Biragenda biza kugira kuri wa muntu nabanaga nawe wari ruko kaburembe, ubuzima bwe bwarangiye. Amugezeho aravuga ati ni wowe Imana imbwiye yuko utazapfa
ahubwo uzarama. Ubu ntugipfuye. Imana ishyira ijambo mu kanwa k'umuhanuzi, aramusengera, umukozi w'Imana aramusengera, amwaturaho umugisha, amuvugaho amagambo Imana yari imuhaye. Ndagira ngo nkubwire, uwo muntu w'Imana yaratashye, atangira gusubizwamo imbaraga, atangira guhumurizwa n'ijambo ry'Imana rivuzwe. Ndi umugabo wo guhamya ibintu ndimo kuvuga. Umusore ntiyongeye kuremba ukundi, yarazutse aba muzima, asubizwamo imbaraga, arahembuka, ararambagiza, arashaka, ararongora, arabyara, afite abana, afite n'urugo. N'ubu ni muzima, n'ubu arahari. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo sinzi ibihe waba urimo, sinzi ibihe waba uciyemo, sinzi ibihe byaba bikuzengurutse, sinzi amarira waba urize, ariko niba wumva buno butumwa bwiza, utumva ko ari ubwa runaka na runaka, umva ko ari ubutumwa bwawe. Yesu igihe arimo kwigisha, abigishwa banezerewe n'amagambo Yesu arimo kwigisha, kuko ngo yigishaga nk'ufite ubutware, yigishaga nk'ufite imbaraga zidasanzwe muri we. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo ibyananiranye, ibyabaye ingorabahizi, ibyabaye akaga, ibyabaye ingorane, uyu munsi niwumva ubutumwa bwiza, uyu mwanya niwumva buno butumwa bwiza, ukabwizera mu mutima wawe, ukavuga ubutumwa n'ubwanjye Imana impaye, hari ikiza kuba ku buzima bwawe, hari impinduka iza kuba ku muryango wawe, hari impinduka iza kuba ku buzima bwawe. Ikibazo cyo kwizera no gukira gituruka ku ngingo ikurikira. Wa muntu wakira ubutumwa bwiza ni gute yakira ubutumwa bwiza? Ni gute abwizera? Ni gute abishyira mu bikorwa? Iyo bifashe nk'imikino bibe imikino, ariko bifashe nk'ukuri ukabifata nk'ukwizera, kuko aya magambo ndimo kuvuga, jyewe ndi Shekana, jyewe ndi igikoresho, ariko Imana nirimo kuvugira muri jyewe. Nta handi Imana izaca ngo igusange, nta handi Imana izaca ngo kubohore, nta handi Imana izaca ngo kubatura, nta handi Imana izaca ngo gukiza indwara, izaca ku bantu. Uyu munsi turakanwa k'Uwiteka. Sinzi aho uremerewe, sinzi aho umaze iminsi uririra, sinzi aho umaze iminsi waratawe, sinzi aho umaze iminsi usuhuza umutima, ariko ndohereza ijambo ry'Imana. Takutumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu hiwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitapenda tu muda mfupi tu, dakika kama chache, wale wanaosikia Kiswahili popote pale walipo, tujaribu kutafsiri au kunena maneno tu machache ya Mungu kupitia lugha yako. Itakuwa neema, nafikiri itakuwa hata baraka kwako. Mimi mchungaji Aaron ndiye tunaendelea kuongea neno hilo hilo la Mungu ambalo Mungu ameweka katika moyo wetu. Naam, tulikuwa tukisoma na tukaendelea kutafakari maneno ya Mungu
kupitia katika kitabu cha Luka sura ile ya kwanza, sura ile ya 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 7. Tunaangalia maneno ya Mungu, jinsi Yesu Kristo mwenyewe alivyokuwa akiwaendea wanafunzi wake baharini. Akakuta wana siku kadhaa, wana siku fulani wakijaribu kuvua samaki. Biblia inasema kwamba walitumia nguvu zao zote usiku kucha wajaribu kufanikiwa kuvua zile samaki, lakini wakashindwa. Baada tu punde wakasikia Mungu Yesu Kristo amefika pale walipokuwa baharini wakivua samaki. Walivyomwona Yesu akaangalia mioyo yao, akaangalia haja ya mioyo yao, akaangalia uchovu waliokuwa nao mioyoni mwao. Basi akamwambia Petro, akamwambia Ebu sogea hapa. Akamsogelea karibu, akasema tuongea maneno mawili. Wakaongea maneno. Yesu akamwambia, tafadhali naomba tu uniazime huo mtumbwi wako, nijaribu nikae tu tuongee maneno mawili matatu. Kwa sababu baadhi ya wanafunzi walikuwa wanajua ule ufahamu, walikuwa wanajua zile nguvu, walikuwa wanajua ule uwezo uliokuwa ndani ya Yesu. Basi hawakusitiza, moja kwa moja tu wakaleta mtumbwi. Yesu akakaa. Alipokaa akaanza kuhubiri maneno ya faraja, maneno ya Mungu kwao. Basi wakakaa wakasikiliza. Imani yao ikainuka, imani yao ikatiwa nguvu. Basi muda si punde Yesu akasema, chukueni nyavu zenu. Wakachukua nyavu zao, akasema nendeni mpaka kilindini, tupeni nyavu zenu. Walipotupa nyavu zao, moja kwa moja walipovuta tu, wakawa wamefanikiwa, wakawa wameanza kupata zile samaki, wakawa wameanza kupata ile mavuno waliokuwa wametarajia muda mrefu na hawajapata. Kabla ya kufanya hilo, nirudi nyuma kidogo, waliambizana wakasema, nguvu zetu tumezitumia, akili zetu tumetumia kwa ajili ya uvuaji, ikashindikana. Lakini huyu aliyesema ni nani? Wakasema ni Yesu. Wakamtambua Yesu ni nani, wakamtambua kwamba Yesu sio mwanadamu, wakamtambua kwamba Yesu sio sanamu, wakamtambua kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Basi wakasema, kwa sababu yeye ndiye amesema, hebu tutii, tufanye vile walivyosema. Walivyotii sauti yake, wakafanya vile Mungu alivyoagiza, moja kwa moja wakapata samaki wengi. Wakaambizana wakasema, njoo tusaidie, njoo Petro tusaidie, njoo John tusaidie, maana tumepata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inanena nawe, Yesu anasema na wewe muda kama huu, popote pale ulipo wewe unasikia Kiswahili vizuri. Mungu anasema nawe. Yamkini umelala usiku kucha, huna usingizi, umepita mapito mengi ya maisha, mpaka unatamani kuuawa, mpaka umejikwaa, lakini Mungu amekujia muda mzuri kama huu, akasema epukana na yale yaliyokukatisha tamaa, epukana na yale yaliyokufanya ujikwae, epukana na yale ambayo yanakufanya usipate usingizi. Sikilizeni sauti mpya, sikilizeni kutoka kwake, sikilizeni kutoka mbinguni, maana yeye sio mwanadamu, maana yeye si miungu kama wengine, ni Yesu mwenyewe amesema. Kuna kitu anaongea nayo muda kama huu. Wewe uliye na ugonjwa wa muda mrefu, wewe uliye na huzuni wa muda mrefu, wewe unayetamani kuuawa muda mrefu, napenda nikwambie kwamba lipo neno jipya katika maisha yako, lipo neno jipya katika familia yako, lipo neno lililokujia muda kama huu la kuponya na kuleta faraja katika maisha yako. Tatizo ulilokutana nalo, tatizo unalolipitia, sio kwamba liko juu ya mamlaka ya Yesu, sio kwamba liko juu ya nguvu za Yesu. Yesu akisema amesema, akinena amenena, amesema nitakuwa pamoja nawe, ujapopita katika kivuli cha mauti usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Yesu anafariji roho yako, Yesu anafariji familia yako, Yesu anafariji roho yako. Usijaribu kujifanyia mabaya, usijaribu
kujiharibu mwenyewe. Maana yeye yule aliyekuwa anaongea na mitume wake, yeye yule aliyekuwa anaongea na manabii wake, yeye yule aliyekuwepo mwanzo tangu nyakati za Yohana Mbatizaji, yeye aliyekuwepo katika nyakati za mitume, ni yeye ambaye yupo hata wakati kama huu. Habadiliki. Wanadamu wanabadilika, watu wanabadilika, hata majira yanabadilika, lakini Yesu mwenyewe habadiliki. Akinena menena, anasema usihofu, usifadhaike moyoni mwako, tazama niko pamoja nawe. Yale niliyoyatenda na wewe nitatenda katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Pokea upako mpya, pokea nguvu mpya, inuliwa upya, jengeni upya kiimani, pata matumaini mapya katika familia yako, na Mungu atatembea pamoja nawe na ataleta faraja za moyo wako. Ubarikiwe mpaka ushangae. Ubarikiwe. Mungu akuinue. Mungu akuumbie ushuhuda mpya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Reka dukomeze tugaruke iwacu tugaruke tuvuge igice cya kabiri cy'cyanditswe twasomye. Yesu arangije arababwira ati nimufate inshundura zanyu muzijugunye imuhengeri. Noneho ngo bararebana baravuga ati siko iko twaraye tubikora ntitwagira icyo tugeraho. Yesu akaba atubwiye ibyo twaraye dukoze, ibyo twagerageje bikanga. Nta filozofi nyinshi yakoresheje, nta terabwoba rindi yakoresheje. Ibi nibyo cyangwa si byo? Bararebana barabitekerezaho, ariko mu mwanya muto gusa Petero abwira bagenzi be aravuga ati ariko uyu ni Yesu, si umwana w'umuntu, kuko ari ubivuze. Bwana sifiwe. Kuko ari ubivuze, reka tubikore. Reka nkubaze, ninde urimo kuvugana nawe? Ninde urimo kugendana nawe? Babikoze ngo bajugunye inshundura zabo muhengeri, bakura amafaba menshi, barahamagara bavuga ngo muze mudutwaze kuko twamaze gufata umuhigo. Bishaka kuvuga iki? Mukumvira Yesu harimo igitangaza, mukumvira Yesu harimo imirimo ikomeye, mukumvira Yesu harimo ibyakoreka umwana w'umuntu atabasha gukora. Bumviye babona igitangaza. Bishaka kuvuga ngo wowe ufite umutima wo kwinangira, wowe ufite umutima wikomeje, udashaka kumva ababyeyi, udashaka kumva abagukuriye, udashaka kumva igihugu, udashaka kumva abapasitoro, udashaka kumva bakubyaye, ukaba wigenga, hari ayandi majwi urimo kumva. Kandi umuhanga yaravuze ngo aho umuntu atinda asa naho. Niba utinze mu kabari uri umusinzi, niba utinze mu busambanyi uri umuhehesi, niba utinze mu bugome uzica abantu bamari. Ntacyo tuzagushima, nta n'icyo uzabumazeho, uzarimbuka n'izina ryawe ryibagirane. Ariko niba utinze mu nzu y'Imana, wumva iby'Imana, wumva ubujyanama bw'abakuru, wumva batubanjirije, wumva umuyoboro ngenderwaho twashyiriweho nka Bibiliya, nk'ijambo ry'Imana, nk'abakuru batubanjirije, ukaryumva ukaryubahiriza, ubugingo bwawe buzakira, ubugingo bwawe buzatabarwa, ubugingo bwawe buzava mu kaga. Ikibazo si indwara urwaye, ikibazo si ibihe bikomeye urimo, ikibazo si amarira urimo kurira, ikibazo ni ukwizera kwawe n'ijwi ririmo kumvikana ku buzima bwawe. Niwumva ko ari Imana irimo kuvugana nawe, niwumva ko twebwe turi ibikoresho bya Imana itumye ngo tugusange, urakira indwara yawe, urabohoka, irakurebera ubuhamya, irakurebera amashimwe. Arega Yesu yarageragejwe, yambika ubusa ku mugaragaro, nta cyaha yagiraga, nta kosa yakoraga, ariko ibyo byose yakoraga byari kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Niba yarabiciyemo kugira ngo ucungurwe, wowe birimo gucamo ni bito cyane ku byo Yesu yaciyemo, ni akantu gato cyane gusa. Nibyo ucamo kugira ngo Imana igire ikiri kuremera. Umvira ijwi ry'Imana muri iki gitondo, umvira ijwi ry'Imana ku kino gicamunsi, umvira ijwi ry'Imana kuri uno munsi wa none, umvira ijwi ry'Imana muri bine by'ubuhenebene, umvira ijwi ry'Imana ivugana nawe, irakiza ubugingo bwawe, irarema amashimwe n'ubuhamya ku buzima bwawe. Kandi si wowe gusa, kubwo kubaho kwawe abantu bazavuza impundu, kubwo kubaho kwawe abantu bazabona amashimwe, kubwo kubaho kwawe abantu bazabona ubuhamya, kubwo kubaho kwawe, kubyo uciyemo bikomeye umuryango wawe uzakira, kubyo uciyemo bikomeye abana bawe bazakira, kubyo uciyemo bikomeye igihugu cyawe kizakira, kubyo uciyemo bigoye Imana harabigiye guhanagura amarira. Emera igitambo cy'abandi, emera. Nubwo Yesu yitanze, ariko hari ibyo tuzemera natwe kwihanganira kugira ngo hagire ikiri gikoreka ku buzima bwacu. Ubuzima bwawe bugoye n'ibyo uciyemo bikomeye birarema amashimwe mu buzima, mu muryango wawe, birarema amashimwe mu gihugu cyawe, birarema amashimwe mu muryango wawe.
mwakire ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Turakomeza tuganire, turakomeza tubane, turakomeza dusengerane, turakomeza twikurana umutwaro, turakomeza turirire Imana igira ikintu ikora mu gihe gisa nk'iki. Imana ibahe umugisha. Reka nsonze nsenga nsoza iri jambo ry'Imana. Umwami w'abami, Mana isumba byose, se umwami wacu Yesu Kristo, Mana y'imbaraga, nsengera ijambo ryawe kugira ngo uriherekeze, rikize imitima, ribatura abantu, rikore ibitangaza, abantu bakiriwe guhembuka, abantu bakira ubuzima, abantu bararushye, abantu bararemerewe. Kubw'imbaraga z'ijambo ryawe uraruhura Mwami, kora igitangaza mu izina rya Yesu. Reba amashimwe n'ubuhamya mu miryango, mu gihugu cyacu n'ibihugu duturanye, abatuye kure n'abatuye hafi, ubera hose icyarimwe, ubatabare kandi bagirire neza. Mana ndakwizeye kuva gusenga kandi ukoze ibitangaza. Amashimwe n'ikuzo n'icyubahiro nibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi bahembuka Voice TV, ndagira ngo nongere mbibutse ntimunabirwe, mukomeze mu sharing iki kiganiro, ugisangire na mugenzi wawe, umuhe iryo jambo ry'ihumure, umuhe ijambo rimukomeza, kandi ntibagirwe gukanda kuri yanzogera cyangwa gukanda rya jambo rya subscribe idufasha neza ko urimo gukurikirana ibibwirizwa dukomeje kubwiriza. Telefone yo ni yayindi, ni 82 46 39 69 07 88 46 39 69. Ni jyewe Pastor Namungu Aroni. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hembuka Voice TV.